bagateka bakambara bakajya uko niko ngendemo mvuga yuko umuco ugenda uhinduka nicyo nashaka Tony nakumvise cyane kabisa urakoze kunyigiza hafi abantu nashakaga cyane nkunda biga bamvise ko umuco ugenda uhinduka no kuvuga ngo niba wambaye ijipo igera hari hafi umunsi uragenda wigiza haruguru gake haryo ubwo amaherezo ubwo bana mudukurikiye ubwo bizagenda bite niba umuco ugenda yes reka nongere basuze mwese badukurikiye muri kano kanya ni 4G team nkuko bisanzwe ikiganiro nacyo ni cya kinini de connect nizere komeze fresh kabisa hano muhereye hari hose ndabashuje muri kano kanya hanyuma rero uyu munsi tubafitiye iki ariko ntarajya kuri topic reka nshimire buri muntu wese kabisa wakoze subscribe kuri channel yacu ya 4G team cyangwa se 4G team channel hanyuma mushimire cyane wowe watanze comment naye ngushimire cyane uyu munsi rero nkuko mumenyereye 4G team tuba tuhari kabisa twahabaye murimo kwibaza ngo uyu munsi tubafitiye iki uyu munsi tubafitiye ibintu byiza cyane kabisa dufite topic ivuga uyu munsi kabisa ngo ese umuntu wambaye neza muri no minsi tugezemo ni umuntu wambaye gute bijyanye n'umuco wacu w'abanyarwanda nizere ko muri tayari mwebwe mwese mudukurikiye ndababona aho muherereye hose kabisa mudukubita ama comment mutubwira ko mudukurikirana umunsi ku wundi nizere ko kabisa ubu ngubu turi kumwe okay topic mwayumvise nizere ko kabisa mudukurikiye neza cyane mwatubonye nkuko nubundi bisanzwe hanyuma ngiye ugiye kuyobora kino kiganiro nitwa Morgan cyangwa se Mr Momo topic nubundi twayivuze umuntu wambaye neza muri iyi minsi ni umuntu wambaye gute ariko nanone tubisanishe n'umuco wacu w'abanyarwanda mwebwe mubona bimeze biti ibintu bijyanye n'imyambarire muri no minsi haba kuba mama haba ku bakobwa haba ku basore turi hanga turabakobwa turabasore turagira ngo icyo kintu tukiganire muri kano kanya kuko ni ibintu bimaze gufata indi ntera Cecile ubona ikintu kijyanye n'imyambarire muri no minsi bimeze bite muri rusange muri rusange ntabwo bimeze nabi twataye umucyo ku mpande zombi cyangwa se ni kuba mpande zombi kuba mama kuba papa ku basore ku nkumi arakoze cyane Cecile ati twataye umuco kabisa ati kuba papa kuba mama ku bakobwa ibintu byabaye bindi umuco twarawutaye Tony tubwire wowe bijyanye n'imyambarire muri no minsi ubona umuco bimeze biti ntago ngende bwumvikane na Cecile byo kuvuga ngo bataye umuco abantu se bataye umuco nyine nabaye yego nyine araza kutubwira naho bawutereye araza kubisobanura buri araza kuduhereza ibisobanuro birambuye ariko ako bantu bajya bamenya nyine ko turi no muri viziyo turi muri viziyo ndatekereza uko Ruganzu Ndori yambaraga cyangwa se Kigeri runaka ariko uyu munsi tugomba kwambara kameme ubu ngubu ufite inyogosho yawe sibyo kuri style yawe wambaye agacupa kawe zapfa cyangwa se man wajya kuzikoza mu mane imbere zabagaza ari ya mafro yamwe ya hatari none reba ugiye kwambara iyo pacanga man ntumenera ifunye muri make sibyo man ukambara uraru ahantu hose unyura neza ukagira ngo n'umuyaga wawo ndi wita rushishi neza ukaza ugakubita ubugari bw'abandi bari banditse aho ngaho man bagasigara abantu barimo ibintu bimeze nabi cyane rero ngiye ndabona ibintu byo kuvuga ngo guta umuco ahubwo tunarebe n'igihe tugezemo kuko umuco urahinduka umuco urakura ukagenda uhindagurika gutyo urakoze cyane Tony aravuze ngo tugenane na viziyo kabisa ubu turi muri viziyo umuco ngo urahinduka bitewe n'igihe nkunda biga ubona ibintu bijyanye n'imyambarire cyane nkawe uri umukobwa umeze fresh kabisa umeze neza cyane ibintu bijyanye n'imyambarire wowe ubibona ute muri no minsi ku bantu bose abamama abasore abakobwa ubibona ute wowe abantu uko bavuga abantu twataye umuco ubibona ute wowe uko rero ngiye mbibona nyine Tony aravuze ngo tumenye ko twageze muri viziyo ariko hari ukurenza viziyo ukabona umuntu w'umumama yambaye nk'akajipo kagera nk'ahangaha ese iyo ni viziyo akenshi njye nkunda kuvuga ngo isi nitiyobora ahubwo twe tuyiyobore sibyo isi nitiyobore ahubwo twe tuyiyobore hari kugenda viziyo uri umusirimu ariko ntukabye nanone ukihesha agaciro ubundi umunyarwandakazi ni umuntu ugomba kwihesha agaciro aho ari hose yego arakoze cyane nkunda biga ati umunyarwandakazi ni umuntu ugomba kwihesha agaciro ahantu ariho hose aherereye ku buryo umuntu wamureba ukavuga ati uriya muntu kabisa ariko hari ikintu ngiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ikintu ngiye nari bwumvikaneho na nkunda ntavuge ngo umuntu ngo yambaye akangaka hari uwambaye nyine ako ngako bitewe n'ahantu ari birashoboka wenda ko yaba ari ku mazi birashoboka yuko yaba ari kuri piscine birashoboka ko wenda simbe nashoboka ko yaba ari no muri Amerika hari abantu ntabwo turi kuvuga muri Amerika twagarutse aha nyine ariko ureke kuvuga ngo gutya nyine ariko se ntabwo uzise n'abandi bantu nyine umbwira ngo bambaye ibintu by'umuco
ese ubundi umuco ni iki? ariko no ku mazi hari imyenda y'ubwoko bwinshi, hari imyenda igaragaza umukondo, hari itagaragaza umukondo. Kuki se werekana umukondo wawe uhaye jya ku mazi ariko wambara akenda kagukwiriye? ariko nicyo kintu njye nashaka kubabwira nyine kijyanye njye ntabwo ndi kurwanya yuko wenda ko abantu bajya muri viziyo cyane, mvuga ngo abantu bambare nabi ngo ariko tumenye n'igihe tugezemo mu by'ukuri, sibyo? Nimba uko wambaye ni ukuri nawe wambare nk'umusirimu, sibyo? Bijyanye n'imyaka ugezemo n'ikigero urimo. Ndatekereza uwo muntu wambaye gutya ari umumama cyangwa se ari umukobwa cyangwa se ari umusore cyangwa ari umugabo, ese mu myaka 10 uyu muntu araba cyambara nk'uko nguko iri imbere, sibyo? Nimba nambaye gutyo koko ndi umumama nka nkunda, wenda reka tumutangeho urugero, yambaye wenda akantu kagera aho ngaho, ese mu myaka 10 nkunda aracyakomeza kugenda kuri rwa rwego yambara ka kamini kangana gutyo? Ni naho nanjye mvuga ngo umuntu nyine ajyane n'igihe ariko yambare neza, sibyo? Nicyo ngicyo, ariko bataza kuzanaho kwa kundi ngo hari ibintu ngena mu kanya tugiye kubigarukaho, ariko nsaba n'abantu badukurikiye kugira ngo wowe utarakora subscribe uyikore aho ngaho hasi gato kabisa, hanyuma ibintu bigende neza. Wowe dukurikiye wabyumvise, topic turiho niyo ngiyo ijyanye n'imyambarire y'abanyarwanda, ko dusigaye twambara muri no minsi. Nawe urabizi ko wambara, wowe mu mama, wowe mukobwa, nawe musore, namwe turabagarukaho kuko muri no minsi ngo musigaye mwambara kuntu turibona vugeho kabisa, ibintu byose uyu munsi turabishyira hano hanze. Hanyuma Cecile wari ugiye kutubwira icyo nari ngiye kuvuga, Gatoni yaravuze ngo kwambara neza, kwambara neza si ukwambara ubusa, kwambara neza wikwize, kwambara neza ukikwiza nabwo. Ariko nanone icyo nibaza hagati aha ngaha, ubundi se Tony wowe uri kuvuga kuri viziyo, ubundi none se ubundi viziyo umuco urahari nyarwanda, sibyo? Urahari kuva na kera kose. None se mwabana mudukurikiye, umuco ubundi bugomba guhinduka cyangwa ugomba kuguma ari wa muco? Umuco urahinduka, umuco urahinduka, ariko ntabwo umuco wakagombye guhinduka. Oya, umuco urahinduka. Umuco urahinduka? Ugira igihe kimwe runaka ukagenda uhinduka. Bikibirandura. Ntabwo byibirandura ngo bibe bibi. Ntabwo nimvuge ngo yahindutse umve yuko wahindutse ukaba mubi. Ahubwo ugenda ukura ukaba mwiza. Kuko uratekereza abantu bagenda biyevuriwa, urebye muri history ukuntu abantu bagiye babaho. Abantu bagiye batangira babaho batambaye, bagenda bambara gutyo ibintu bigenda bikura. Nicyo kintu nashakaga kuvuga. Abantu batangiye wenda bahiga bakarya inyama bazokeje, ariko bigezaho abantu bahinga bagateka bakambara bakagira, uko niko ngendemo mvuga yuko umuco ugenda uhinduka. Nicyo nashaka kuvuga. Tony nakumvise cyane kabisa, urakoze kunyigiza hafi abantu nashakaga cyane. Nkunda biga wumvise ko umuco ugenda uhinduka, no kuvuga ngo niba wambaye ijipo igera hara hasi uyu munsi uragenda wigiza haruguru gake harya ubwo amaherezo ubwo bantu mudukurikiye ubwo bizagenda bite niba umuco ugenda kuko niba umuco uhinduka ubwo nyine no kuvuga ngo ibintu bigenda bihinduka. Niyo mpamvu turi kubona abantu muri no minsi, abakobwa cyangwa se abamama tubari ko wenda tuvuga kuko ni ibintu biriho, ugasanga umuntu none nta nubwo bacyambara. Biranashoboka yuko umuntu dukurikiranye ashobora yuko anabitwara yuko uko kwambara neza ashobora kuba nyine ari cyo kintu anitwaza nyine ngo viziyo, atekereza kimwe nanjye, avuga nyine ni viziyo, ndagenda nzamura tu kugira ngo nzajye kugera muri 2050 wenda. Viziyo itandukanye n'umuco. Biratandukanye. Nanjye nicyo kintu nakomeje kuvuga, viziyo itandukanye n'umuco. Umuco nyarwanda uyu munsi abo ngubu iki twicaje aha muri kano kanya nka 4G team turi kureba ku muco nyarwanda, tukareba n'imyambarire y'uno munsi ahantu bihuriye. Urumva nicyo kintu turiho muri kano kanya. Ni ukuvuga ngo rero icyo dushaka kureba aha ngaha ni ukuvuga ngo turashaka kureba ese mbere byari bimeze bite, uyu munsi kuki bimeze gutya, byagenze bite kugira ngo umunsi bibe bigeze aha ngaha, ese hakorwa iki kugira ngo dusubire inyuma. Niba tuvuga ngo uyu munsi turi muri viziyo tugomba kwambara uko dushaka, noneho ibyo bya viziyo niba bidahwanye n'umuco wacu tubyihore dusubire ku muco wacu. Ni ku bintu bimeze. Ariko ngiye nivuga ngo tujyane na viziyo, abadukurikiranye nabo wenda baraza kudufasha. Ntabwo ngende kubivuga ngo nshigikiye abantu bambara ubusa. Hari abantu pe bahari
ku masosho media turabaza abantu bambara neza hari abantu bambara neza hari n'abambara nabi sibyo usigaye ubona ari nabyo bintu abantu basigaye urubyiruko basigaye bashaka rwose kwirebera sinzi n'impamvu oya wenda cyo tunakivugeho abantu bareba abo bantu simbizi icyo n'ubundi muba mubashakamo simbizi ariko ubundi tutagiye kure munabiga uri umukobwa ubundi wowe kwambara neza kuri wowe ni gute ni igihe nambaye nkikwiza bwira cyane abantu badukurikiye njye kwambara neza ni igihe nambaye nkikwiza nk'uko nambaye mbese kwikwiza ni uko nguko wambaye ipantaro ukambara agapira uko niko kwikwiza kwawe njye nukumva nambaye neza iyo nambaye nikwije nyine mbona ko ngahagarara nyine nk'umunyarwandakazi nyine atari bya bindi hari ukwambara umuntu wese akagenda kwibaza mbese ukagenda warangaje abantu benshi noneho hari imyambarire iriho ubu ngubu ukabona umuntu yambaye hari imyenda igezweho ijya kumera nk'amakora ukuntu ukabona umuntu ayikubisemo mbese ukajya mu muhanda iyo ni viziyo noneho ukabona umuntu n'ubundi bimwe tudashaka kubona n'ubundi turasa naho tubireba kandi nyamara mu by'ukuri ubwo turi kubibara ko wikwije ibintu uri kubona ibyo uri kuvuga hari ibyo uri kumbonaho nyine ntabyo ndi kubona ariko n'ubundi niba yambaye kuva hasi yambaye iyo ntuza iyo kora yambaye n'ubundi kuva hasi kugera aha ngaha iramupfutse urumva nta hantu ushaka kubona ariko noneho uwitegereje neza bya bintu n'ubundi tudashaka kubona turimo kubibona nose uwo muntu arikwije oya ntabwo aba yikwije noneho ndashaka kumenya na wa mwambaro w'imbere urimo kuwubona aha noneho ndashaka kumenya umuntu wambaye neza ni umuntu umeze ute ni umuntu wikwiza iyo tuvuze kwikwiza nyine bya bice by'imbere by'umubiri wawe ntabwo biba bigomba kujya hanze muri public bigomba kumenywa nawe gusa na wowe gusa yego cyangwa se umva njyewe noneho umuntu wambaye neza kuri njyewe umuntu wambaye neza ntuzi nyine ibimubera tu ukabuze agapantaro kawe ukubitamo mani ukabuze n'agashati kawe ukubitamo tu sibyo abantu mudukurikiye murabyumva ukuntu ibintu bimeze ahangaha kabisa ntabwo turimo guhuza neza namwe mubyumvire mudukurikiye murabizi ukuntu mwambara bivuga gutya Tony hanyuma oya nimba ndebye none se nimba niguriye akenda kanjye sibyo nkigurira akenda kanjye nkabona karamfitinga nyine nkabona nyine ndakuzi nuvuga gutyo rero nuvuga gutyo kwambara nyine ukumva ko waberewe kuberwa kwawe ni ukwawe ntabwo nambaye neza nanjye kuri njyewe aha ni ukuvuga ngo rero akabona naberewe yes aha ubwo se uzavuga ngo wambaye neza yambaye noneho niba wambara akantu kwanza tuvuge wowe uri umusore ubundi wowe nk'umusore wowe nkawe kwambara neza kwawe ni ukwiye ku musore nivuga ku musore hari inzu nyinshi zihari zambika abantu sibyo hari inzu nyinshi nazo zihari za fashion bagenda bambika abantu sibyo ngiye kuri njye iyo nambaye neza ndagenda hariya mu isoko ahantu runaka nkagura umwenda nkabona urambereye nabona umbereye mu by'ukuri wa wundi uri bujye kunjaginga ngo nambaye gute nibikureba njye niguriye akenda kanjye mani kanaguhenze uwo mwenda wanaguze mani wawuguze amadolari menshi cyane sibyo waguhenze urwo rukweto rwawe rwaguhenze ako kantu kawe kaguhenze undi muntu ngo umuco ngo iki mani ntabwo turi kumvikana aho ngaho abadukurikiye impamvu tuba tuvuga ibi ngibi ni uko ibyo ntekereza cyangwa se ibyo tunatekereza cyangwa se ibyo Cecile atekereza hari abantu benshi tuba tubihuriyeho ni ukuvuga ngo rero iyo tubihuriye turi abantu benshi biba bivuze ngo buri muntu wese aba afite ukuntu abitekereza ariko Tony ase ni ryari ubundi niba wowe ushaka umwenda bano bana b'urubyiruko ni ryari umwenda iwabo nyina yari yamugurira uzabireba kenshi ujya usanga batanayambara aha tujye mu rubyiruko yayimugurira iyo myenda ikaba iri muri stock reka tumanuke aho ngaho wowe umusore uri umusore kwambara neza hari ibyo nabonye muri no minsi bisigaye bigezweho ugasanga umutipe yambaye niba ari kabutura niba ari ipantaro sindamenye ibyo ari byo ariko biriho kandi birahari noneho ugasanga ipantaro iragera hano munsi y'impfundiko aho gatoya irafata no mu mfundiko kandi irafashe cyane urumva hasi yambaye urukweto noneho ugasanga yazamuye nk'isogisi nabwo akenshi nta nubwo bayashyiramo ashaka ko ukuguru kugaragara akoresha uburyo bwose ukuguru kugaragara rero nkibaza agasogisi kenyine mu by'ukuri iyo ni viziyo ariko noneho tubishanisire n'umuco nyarwanda ibyo bintu nibyo kuko nkuko turi kubivuga uwo muntu mu by'ukuri yambaye neza bijyanye n'igihe turimo ariko noneho mu muco nyarwanda
ya icyo Ariko nanjye kintu uziko ndibuga ari umwenda umusore cyangwa umwana w'umukobwa ushaka kujyana ahantu ugiye gusaba akazi bakakwima Of course, bitewe yeah. n'uburyo wambaye Cyane. nk'iyo pantaro wavuze uri umusore wambaye gutya nta kazi reka nanjye mbagarukire aho ngaho hantu ushaka kugaruka aho ngaho nivuga viziyo nk'uko nabigarutseho ntimunyumve nabi ntabwo ndi gushyigikira abajama n'abakobwa turaziranye abantu mwambara gutya hari umwenda iwanyu bakuguriye uragenda urawubika ukajya uzana twa tundi twawe tu hari n'amapati ujyamo witabira ukajyamo ku buryo ibyo ni ibindi bindi ku buryo iyo foto umuzehe watashobora kuyibona cyangwa mama wawe bitewe n'uburyo amuzi yambaye rero gusimbuka nimugoroba akabaciyeho ikintu ushaka kuvuga umuntu wambaye neza ni umuntu nyine umenya ibimubera kandi ibimubereye bijyanye nuko imiryango yacu uko dukura uko tubayeho nk'abanyarwanda bitandukanye nuko tugenda twadopta imico ya kinyamahanga sibyo ugasanga uko wabonye wenda Rihanna cyangwa se Beyonce n'undi muntu wundi uko yambaye nawe ugashaka kubyadoptinga nyine ngo bizane mu muco wawe ariko mu by'ukuri reba ibintu nawe biguhesheshemo nkawe nk'umusore Morgan ukuntu wambaye nk'uko wambaye ese uhungutse kwa sobukwe ni urugero sibyo uko wambaye kwa kundi wa wundi twavugaga wambaye ako kantu ese urugero ari umusore ahingutse kwa sebukwe niyo mpamvu twavugaga ikuntu wambaye mu myaka 10 iri imbere uraba ucyambaye kwa kundi meretse guhura n'umusore hanyuma yambaye gutyo ndamubaza se amakuru yawe ameze gute ati ni fresh kabisa ameze neza ndavibura none se mani ibintu ubundi bimeze bite ibintu bijyanye n'imyambarire kubona bita muri no minsi ngo mani ngo hari sigara style ziteye ubwoba za fresh ngo mbonye ukuntu nambaye ndamureba ndamubaza ariko se mani ubu ngubu koko tuvigisha ukuri ubu ngubu uramutse ugize fiance mu by'ukuri ucyambara gutyo mbwira ni iyihe shusho waba ufite imbere ya sobukwe cyangwa ya nyokobukwe wenda uwo fiance wenda ni mugenzi we reka tuvuge yuko fiance wiwe urumva nawe yambara n'ubundi kwa kundi nyine hariya hejuru y'amaviho gatoya urumva noneho ariko mu by'ukuri ntago bigaragara ntago kubera bari abantu ababyeyi bacu ibo babyirutse wa muco wacu ukiriho tutare twawangiza twebwe mu gihe tugezemo urumva ni ukuvuga ngo rero uko bazakubona bo bazakubona nk'umuntu uri aho ngaho umeze ukuntu ushagariye mu mutwe akenshi bagiye batwita n'ibirara yamoga waravuze ku kintu cyo kuba wahinguka kwa sobukwe cyo kuba wagera imbere y'abagabo y'abasaza man hari abantu bambara no gutyo baje no mu bukwe kubera ibyo bintu bigize nyine ngo ni viziyo ngo niki ukabona umukobwa ukabona umuhungu yaje mu bukwe ariko ukabona yambaye costume ariko mu by'ukuri ipantaro iri hariya handi nyine navugaga munsi yayo nicyo kintu navugaga yambaye inkweto ntiyashyiramo amasogisi urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko reka tuve ku bahungu reka tujye ku bakobwa reka tuve ku bahungu tujye ku bakobwa nari mvuze tujye no ku bakobwa reka tujye ku bakobwa we mukobwa wambaye gutyo uyu munsi ese koko mu myaka 5 iri imbere uraba ucyakomeje kwambara gutyo uko wambaye ejo bundi wabaye umumama uzakomeza kwambara gutyo wambaye tuve ku bakobwa tuve ku bahungu twinjire ku bakobwa noneho turebe n'ejo habo ndetse n'abazabakomoka rega nabo basore man abakobwa muri no minsi murabona kabisa wenda mwebwe mwambara neza simbizi kuko akenshi duhemba mbona mwambaye neza ariko akenshi abo muhura nabo benshi baba bambaye gute ubusa buri aho ngaho njye yarigenge nitegereza ndi nk'umuhanda ndimo gutembera ndimo ngenda cyangwa se ndi muri pause mvuye mu kazi nkareba nk'umukobwa kwimana singu yarambaye ibaze kugira ngo umuntu anyureho umwe gusa umuhanda abantu bose bahagarare ariko buriya koko hariho ikindi kibazo tumaze kubifata nk'ibintu bisanzwe niyo mpamvu bizagera aho ngaho bigashaka no kwinjira mu muco wacu nicyo kintu nyine ni bya bindi twaze tuvuga bitangira bambara ibigufiya bikazarangira bambaye suve toma yonyine aho ni ku mazi ntabwo ari mu muhanda ababyeyi nabo badufashe wa mwana nimba asohotse mu rugo yambaye ubusa musubize mu nzu agende yambare neza numwemere ko asohoka ikibazo n'uwo mubyeyi we birashoboka iki gihe ntabwo uzi ibintu byateye abamama batwite ura ku muhanda ukagira isoni abamama ni ukuri umumama utwite usanga yambaye akantu gateye ubwoba gateye isoni izo zakora ziri aho ngaho ziteye isoni kabisa ziteye ubwoba kandi abamama kenshi ubundi
nibo twebwe abana twakagombye kureberaho ariko se niba ubyirutse ufite imyaka ingahe ugasanga mama warambara ubusa uzambara ute hanyuma ubwo wowe dukurikiye uzagukomokaho we hazaba yambara ate nawe urabyumva ngaho yumvire nawe ariko nanone hari igihe mama baba barengana hari ukuntu abana afata nk'umwenda akava mu rugo yambaye neza yikwije noneho agafata ka kenda azi ko akunda akagakubita mu ibage yamara kurenga igipangu itwa tubaga twabo basigaye bajyana mu mugongo niko batwita ngo nawe ikibazo gikomeye yagera inyuma y'igipangu agahita akambara rero njyewe ikintu nabwira abakobwa twiyubahisha ubundi bajya bavuga ngo agapfundikiye ngo gatera amatsiko niwigaragaza kuriya hari umuntu utazakubara ko wambaye niba wambara kuriya n'undi uzahura ni ukuri reka mbabwize ukuri bakobwa mudukurikiye namwe basore mudukurikiye namwe bamama mudukurikiye mu by'ukuri umuntu nakubona gutyo uzamenye ko yakunyujemo ijisho kandi nta cyubahiro umuntu yaguha wambaye gutya ambara neza wikwize kabisa ubundi tukubahe ndetse hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twumvise byinshi tubonye byinshi urumva ariko mu by'ukuri hari ikintu twavuga cyagirira akamaro sosiyete nyarwanda kuko ikintu kijyanye n'imyambarire cyo ni ikindi kandi biragenda bifata indi ntera buri munsi uko bukeye n'uko bwije rero reka tugana ku musozo wenda w'ikiganiro cyacu tubwire abantu mu by'ukuri tuvuge ngewe mvuge nk'umunyarwanda ufite umuco w'abanyarwanda mbwira abantu ukuntu bakagombye kwambara Cecile bwira abantu ubundi bagira inama uburyo bakagombye kuba bameze kugira ngo biyubahishe babe bafite n'agaciro imbere y'abantu bose muri sosiyete nyarwanda ubundi tuvuze kwambara neza ni ukwikwiza ikintu nabwira urubyiruko abamama abapapa abasore ndetse n'abakobwa viziyo ntitume twibagirwa umuco wacu nyarwanda twihesha agaciro yego urakoze cyane Cecile aravuze ngo viziyo ntitume twibagirwa umuco wacu w'abanyarwanda ngo ahubwo twambare neza twikwize hanyuma ibintu bigende neza tugomane agaciro kacu n'umuco wacu nk'abanyarwanda Tony sasa ku ntego tugira abantu inama twikomereze nanjye ndabwira abantu badukurikiye abasore abakobwa abapapa abamama rwose twambare neza kandi koko bijyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda ujya usanga abashinwa cyane bano bantu bo muri Aziya umuco bawutsimbarayeho cyane kabisa wanahamwicira rero nawe munyarwanda reka ujye utambuka wambaye uko wambaye bavuge ngo koko uyu mwana koko ni umunyarwanda cyangwa se ni umunyarwandakazi ariyubashye wambare yubahishije n'umuryango wambare pe utambuke ku buryo umuntu wese avuga ati nimba uri n'umusore umugabo avuga ati kabisa njyewe uriya musore njyewe namuhereza n'umukobwa wanjye kabisa arakoze cyane Tony aravuze ngo twambare neza twikwize ku buryo n'umubyeyi yakurira akavuga ati uriya musore namuha umukobwa wanjye cyangwa se uriya mukobwa namuha umusore wanjye nkunda biga dusoza bwira abantu inama uburyo bakagombye kwitwara bitewe n'imyambarire y'ino minsi ukuntu tugenda tubibona bagira inama yewe inama akenshi bigaragara ku bakobwa twagaragaje indi shusho imeze nabi cyane twataye agaciro njyewe rero ndagira inama abakobwa neke twongeye twiyubahe twihesha agaciro sinzi kwambara turiya tuntu tugeze hejuru ku buryo utambuka abantu bose bagasigaye bakurangariye ntabwo aricyo cyatuma bavuga kuri mwiza ahubwo iyo utambutse kuri abantu bose bakurangariye bituma bakukarasa ahantu hatari ushobora kuba wambaye kuriya pe uri umukristo usenga ariko ntago uzagaragara nk'umukristo ahubwo bazakubona avuga ati uri indaya wowe rero ikindi hari igihe ushaka kujya amavuga atenda nibwo umutipe ari bumva n'akankunda mubwije ukuri yuko umutipe buriya abatipe abasore basaza bacu baturusha ubwenge twabanyujemo ijisho kabisa umutipe ntabwo yajya kugutereta abona wambaye kuriya ahubwo atereta nyiri umwe wikwije wiyubashye rero twongeye twigaruke twihesha agaciro n'abanyarwandakazi arakoze cyane nkunda biga ati twiheshe agaciro ubundi ibintu bigende neza umuntu azagukunda kuko twihesheje agaciro hanyuma ngana ku musozo reka nshimire mwe mwese twabanye mu kiganiro cyacu info.gt nk'uko bisanzwe ongera ukore subscribe aho niba utarakora subscribe ariko namwe rubyiruko bakobwa bamama ndetse namwe basore twongere twiheshe agaciro twambare neza kandi kabisa hanyuma twubahirize umuco nyarwanda tukomereho cyane kuko nicyo kintu dufite twarazwe kera n'abatubanjirije ba kera kuko umuco ni ikintu tugomba kuryamaho tutagomba kubyukaho uko byagenda kose hanyuma ababyeyi mudufashe ku rubyiruko rwacu dufite muri ino minsi mutwiteho cyane ku bintu bijyanye n'imyambarire kuko umuco twarawutaye ndetse namwe babyeyi mumeze gutyo namwe mwiyiteho hanyuma kugira ngo umuco tudakomeza kuwutakaza reka mbashimire mwe mwese rero
mwadukurikiye muri kano kanya, hanyuma mbareka gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Iyi ni 4G team nkuko bisanzwe, ikiganiro cyo cya kinini The Connect. Hanyuma reka tubasezereho, bye bye, naho ubutaha, mugire ibihe byiza.